ntacyo bamarira, ntacyo nta dukwi nta tuzi. ubusa kenda ko kambara ukabona bigenze bite ko? none se ubu ngubu bazaga bati inzu yarahirimye ntiyarahirimye, dore aho yahirimye. nk'umuyobozi wigeze aza hano ninde? ndamuzi. ntabwo muzi. Umukecuru w'imyaka isaga 100 y'amavuko atuye mu karere ka Gatsibo, umurenge wa Muhura, ho mu kagari Kataba, umudugudu wa Ruhenda, yitwa Frazia Nyirakarigo. Arasaba abagira neza ko bamugoboka kuko ngo imibereho ye muri iyi minsi imeze nabi cyane. Nkuko bigaragara mu mashusho Umubavu TV wafashe mu gihe twamusuraga, twasanze atekeye mu gikoni kandi ari na harara. Uyu mukecuru kubera izabukuru ibibazo bimwe na bimwe nta bisubiza neza. Yatubwiye ko ubu aba mu gikoni atekeramo ndetse akaba ari na harara. Uburiri bwe nta matera ibaho, ahubwo arara mu bishangara by'amakoma. Uyu mukecuru avuga ko mbere yo kujya muri iki gikoni ngo yari afite inzu iza gusenyuka mu biza by'imvura. Icyakora nanone kandi avuga ko asaba abagira neza ko bamuha icyo kurya, hanyuma ubuyobozi bukamwubakira akabonaho kuba hatandukanye n'igikoni. Frazia Nyirakarigo. Mukecuru none se umeze ute? Meze nabi. Hanyuma se ahangaha ni hehe? Mutuye hehe? Aho mutuye urahazi? Ni Ruhenda. Ni Ruhenda. Akarere, umurenge, akagari. Akagari ndakabwirwa n'iki se venera, akagari mitabara. Ese ubu ngubu imyaka yawe urayizi? Indangamuntu yanjye ifite umwana wahanga. Ugereranyije waba uri nko mu myaka ingahe? Ndacyayibuka. Ntabwo wayibuka? Natangiye gushaka ku bwa Rudahigo. Ni kera. Ni kera. Mukecuru wowe watumenyera imyaka yaba afite? Ndumva afite 90 n'indi mama. Hanyuma mukecuru rero tubwire amakuru y'ubuzima bwawe, se ubayeho ute? Ahangaha ubeshejweho n'iki, bimeze bite? Yewe n'abafasha bamfasha, nibo bampa uturyo two kurya. Ubu se amazi akugeraho gute? Amazi yo gukaraba, amazi yo gutekesha, ubigenza ute? Ndasaba. Uyasaba ute se ko mbona nimo mutuzi rwose nk'aba bari mu guhoma. Nkabasaba bakama, ubwo nkakaraba, nkateka, nuko bityo. Mbese nta kana kaba hano mu rugo kagufasha? Nta kandi kana gato ufite kaba hano kagufasha? Oye ubu ngubu nagaburiwe n'uyu mwana wanjye waje aza kunsura uko meze, nawe umugabo ngo yaramwirukanye. No kuvuga ngo ubu ngubu mu busanzwe se adahari wabaga hano wenyine? Aho ngaho se ngira abana babuzukuru banjye aba ni 3, ariko ntacyo bamarira, nta dukwi nta tuzi. Ubusa kenda ko kambara ukabona bigenze bite ko? Bigenze bite se? Nuko twenda kera. Iyi nzu yo watubwira ko byagenze bite ko mbona igipande kimwe yaguye akandi nkabona ari akantu kometseho? Yari igikoni. Yari igikoni yingiye. Iki gikoni? Inzu yanjye nini yari haruguru aho ngaho ureba. Hariya? Niho inzu yari iri Nyanzu. Iragwa rero, iguye ubwo nguma muri aka gakoni. Nibiza by'imvura byayihiriye? Yari nakuze nayo. Hanyuma se nyuma yuko iguye nta buyobozi bwigeze bukwegera ngo wenda ngo be bwagira icyo bugufasha? Ntacyo bwamfashije. Icyo gihe ibiti ntibyabonekaga ngo banyubakire indi. Ashwi. Hari abayobozi se wigeze ubimenyesha? None se ubu ngubu bazaga bati inzu yarahirimye ntiyarahirimye, dore aho yahirimye. Nk'umuyobozi wigeze aza hano ninde? Ndamuzi. Ntabwo muzi. Nibi byo kudukingira ubu ngubu umuyobozi wo gukingiza abantu niwe waje ansanga hano mu rugo. Nyuma yuko inzu yawe iguye wahise wimukira muri aka gakoni niko watekagamo? Niko nabagamo kangaka. No kuryama no akana kaje kunsura nikabona aho karyamye baba we. None se ubu kano gakoni ugatekeramo ukanakararamo?
ubuse ndakubeshya kumba ko hepfo nako no kwiseseka kubwigana nanga kumuraza wenyine. None se umukecuru ko hari gahunda za leta zagenewe abageze mu zabukuru zo kubafasha, hari nk'udufaranga leta yagikugenera igiguha dukeya 5 barabimpa, ariko umwishingizi najyanye yaragize akuramo 1000 akansigira ko mbona n'agategeri ntako. Reka intege ntazo, ndabona ntazo rwose. Icyo bankorera bafasha, ndetse ikindi bankorera n'iki bagufasha, bamfasha rwose. Undi mukecuru witwa Veneranda Nyiramajangwe w'imyaka 61 y'amavuko avuga ko uyu mukecuru ageze mu zabukuru ari nyina, asaba ko nibura inzego za leta zagerageza zikabubakira kuko ngo ubuzima babayemo atari bwiza na hato, hanyuma bagira neza bakabaha icyo kurya kuko ngo nacyo kibaraje ishinga. Yatubwiye ko kandi yaje avuye mu rugo rwe nawe yahukanye agahungira kuri uyu mukecuru ari we nyina umubyara. Icyakora icyo bashimangira cyane nuko babona icyo kurya kuko ngo inzara ibamereye nabi. Byinshi kubiye mu kiganiro twagiranye n'uyu mukecuru ubwo twamusuraga. Niba kandi uri umugira neza wagoboka aba babyeyi kuko inzara ibamereye nabi, nta telefone bafite yo kuvugiraho. Icyakora mushobora kwifashisha Umubavu TV online kugira ngo ubu bufasha bubashe kubageraho, hanyuma nabo babone icyo kurya. Byinshi kuri iyi nkuru ni mubikurikirane muri iki kiganiro kirambuye, muraza kumenya byinshi kuri iyi nkuru. Nitwa Veneranda Nyiramajangwe. Yego. Hanyuma ni iki weho watubwira ku buzima bw'uno mukecuru? Uyu mukecuru afite ubuzima bubi, ntabwo ari bwiza pe. Ubu narayaha mburaho ndyama, ndara niseseka, mburutuza kandi nanjye sinshinga, murabona ndakuze. Ubu ndi umwana we wa 3 mu bana be. Naho uyu mukecuru ubuzima bwe si bwiza rwose. Iyo umuntu yabonye akantu ntukumuzanira icyo kurya. None se mu buzima busanzwe murabana? Uyanje vuba na ahantu nari nibereye nanjye mbwera gutyo, nuko ndaza mbuza homba, akazu kanje karaguye, mbuza honza ndaza nishinga umukecuru ngo tubane. Ariko ntituzamarana igihe, yenda nanjye ngize Imana nkafashwa, yenda nanjye banyubakira akazu akajyamo nanjye ubu nta hundi. Urumva ko nahamana nawe kuzageza igihe turi kumwe. Urabona umuntu wari wifitiye urugo rwe, mbonye unyubakira bakampa akazu nakajyamo. Hanyuma se ibibazo by'uyu mukecuru byo kuba inzu ye yaraguye, hari icyo ubiziho? Byaba bimaze igihe kingana iki? Oya, bimaze igihe cyane. Inzu ye yaguye kera cyane. Ubuse ubuyobozi bwigeze bubimenya? Ubuyobozi ngo makarita yaraje, ariko ngo amukiriramo aka kazu urabona ntigashinga ni gato. Ni igikoni rero yari yamuhaye. Nari nubatse haruguru. Wari yamuhaye igikoni. Inzu ye yari iri haruguru ahangaha iragwarazaga, turi abana be tukisanzura. None turaza tukabura aho turyama, tukara tukabyigana bikadushobera, umuntu akabura aho arambiriza. Mbese umukecuru nta buzima bwiza afite, ntabwo no gufashwa. Ubu nta kihingira, nta gikubita isuka, byaramunaniye. Mbese uretse wowe nta wundi mwana afite? aragafite ariko ubuze abana b'iki gihe twamumarira iki? Ntacyo. Ko twamuhari mwese twanamwishingira. Buse ko muna mukecuru asa nk'ukoze cyane, ubu wagerageza kugereranyiriza abadukurikiye ukatubwira nk'imyaka yaba afite? Mama bose za 80 za 90 arayifite, ariko 90 ubu ntayifite, ariko 91. None se mukecuru ubundi kano gakoni uraramo ukamazemo igihe kingana iki? Kinini ubwo ni nk'imyaka ingahe cyangwa ukwezi cyangwa? Oya, ntabwo ari ukwezi. Ugereranyije watubwira ko hamaze nk'igihe kingana gute? Ariko ubu ni igihe kimeze n'imyaka 4 ayimaze. Aka gakoni nakubakiwe na Margarita. Uwo Margarita ni muntu ki? Ni umugore. Ni umugore ushinzwe iki? Ntabwo ubyibuka? Ntabwo wabyibuka? Mwarakuze rwose, ageze mu zabukuru muko? Ndi wa 3. Wowe wa 3? Kandi urabona nanjye ndashaje. Mbese wowe ufite imyaka ingahe ubu? Mfite 62. Hanyuma se wowe kuri gahunda za leta zagenewe abari mu zabukuru hari icyo bajya baguha? Kata wowe ntacyo. Ubusanzwe ko watubwiye ko ari bwo waruje hano, ubundi utuye hagana hehe? Nari ntuye Epiriya.
nabwo ngenda ninkakirwa gute abana b'umugabo wanjye rero banyirukanye rero none mbuza homba. Hanyuma tuganira na mukecuru mukuru twamubajije hano akarere umurenge n'akagari biramunanira wowe sinzi nimba babasha kubitubwira. Umurenge n'akagari ni ku mudugudu wa Taba kuri Taba kuri Taba ni Ruhenda akagari ni Taba umurenge ni Muhura haku mu karere ka Gatsibo. Hanyuma mama reka tugushimire nawe urakoze ku makuru muduhaye.